Ndi papa sava. Ngiye igitekerezo narikize nukuri ko Imana mwareka tukagarukiriza twagarukiriza rwose ibaze kugira ngo uyashiremo ubone njye bikurikijeho wajya wikwivuna papa wikwivuna rwose wikwivuna ugiye ku giti cyawe ariko wimusuzugura reka nawe ashiremo umusuzugura noneho kubwiye nkuru rero nari ndimo mbabwira ebana ibintu ntago biba byoroshye ndakaka weke uzi umukecuru urabona umukecuru imyaka 40 nanjye ngo 40 subwo ntabwo 65 uzaho ngaho namwe kwaje niwisigeze urumva ndegede nuko abagize atyamanutse ikubagaho abwiye aba mu rugo ati hatagira unkurikira inguti hejuru ibitenge hejuru omushoje ati mfite gahunda yihutira ukagira ngo hari ikamyo ye yaguye agiye guhagurutsa aragiye agukubitiye ku musore ameze nuko kirimbuzi hari ikintu navuze nigeze nica isiri nahengetse umutwe ntunteranye ubwo ngubwo ngo nyamusore yari atuye ahantu kuri ariko amuzana hafi muri izo karitsiye mu kuzihamuzana abwira mwenyewe musore we in the same age turiya muntu iwabo bari inshuti yanjye bari banywanye barabazimya muriro ati ngenza kwimukira hehe hano hepfo ariko ubyumva digiti ati barabazimya muriro nge nza kwimukira hano hehe hepfo noneho kwimukira hano hepfo ati iwabo baza kugira ibyago isuri irabasenyera bagiye mubiza kandi ubwo mubiza nyine umenye ngo matuyangwa shashe urumva sitade irahengamye uri kubyumva sitade amahoro irahengamye ati bagiye mu biza umuvu warabatembanye bacaho undebere nawe igihe sitade amahoro amazi azayinjirira muri fondasiyo ntibishoboka niyo byagenda urumva ati ubu rero hari hano nk'umwana w'imfubyi naje gufasha kandi ubwo se ari aho nyina ari aho nta n'igicurane barwara ati rero noneho urabona hari ukuntu uba ufite abana reba semu egi reba bote iyo no burayi kwa nibyo bavuga ibintu kugira muri Imana yahisha abanyabwenge ibisobanurira abaswa wowe reba elefanti yazise wowe ni wize ibintu za byano sante publique alamiduido ariko imiduido urumva bita bimera nkaho urimo kuvuga umuntu uko arwaye bote noneho urumva bote iri ni yapa hasigaye semu age none aramubwira turiya mwana ngomba kujya mufasha kenshi ubwo urumva nk'uyu mugoroba akamanukana inusu y'ubunyobwa ejo akamanukana ibiro 2 by'igitoki ejo bundi akamanukana iki udushyimbo ejo bundi akamanukana indagara z'umunyu none ejo bundi akamanukana agasende ubwo ari kujijisha ejo bundi umunyu nyuma y'umunyu utuboga nyuma y'utuboga intoryi nyuma y'intoryi akazamanukana iki amavuta ariko uko agenda amanuka kwaje kwa pra hagagarukiraho nose mono
Comment tu t'appelles? Monique. D'où viens-tu chez Thomas? Ubisha ko kandi birangira burazanye n'imisego. Noneho. Sicyo bita kwemera umwana se. Ibyo bintu mu muryango wanyu ntabwo bishaka kubamo. Buriya ntuzatekereze ngo iwanyu byahaba niyo yaba ari umugore wa murumuna wawe. Reka bigira ubwoko se nakoko oya ariko nawe muzehe Ajya bavuga ari mu kumva kabisa. urumva noneho uzitigiti yaje kurangira rero umusore comment t'appelles je m'appelle comment t'appelles je m'appelle comment t'appelles je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle noneho amaze kumenya je m'appelle nuza nyine nuza noneho comment t'appelles arahindukira urabona cya gikobwa cyashamura imitsi ya vuba kimwe kiri hagutya kira barandahiye burya ngo cyagene manode yarari ngo mubyizi bisaba kuba yakawunga. Wiyamini ufunze umeze neza. Niba kwatsa byayo nuza ahita nyine akibwira ati vienzis ngwino nkugira inama. vienzis aratangira yatsa moteri ariko komata periti je m'appelle akagumya cunga deka rero rimwe batse moteri nitangira guhirita je m'appelle bageze kuki oya nabanje kumva akantu ngo katere mu kadukaze yacomotse amavisi ngo hazamo ikintu cya Yari bubyumva te. Oya, je m'appelle ari buhuru. waje kwano ni visi iri kumaruka ku mupanga ngo yinuze hepfo. ni ibintu byacikiye rero aramanuka yamanukanye inyundo kinu idirishya rya mbere pa imbere irya kabiri pa ati wowe nasone uje nangavu bangaha utangiye kuntwarira umugabo komata peritati se wowe ko ari serivisi naguhaga ko waciye imbyaro utabyara ko nta mwana ugira wumvaga nge nzabahona ingingo yego Amazanye zindi kabisa. Kumbi. Ikomande ntitwari Yewe twaye. dukarabije numva ko dushoje kurya. ndaje nuvaneho nujyane Ikomande twari twayiretse koko. gira vuba ujyana utu tugumye tuganira digidi mu mpinda ya bukuru rero oya wiseka Urabyemera kuvuga muryoherwe noneho uyu musaza we nyama zaramunaniye. bita ko nshobora kuryikondera Kubera iki? umubaza wana ati fa Koko. mbamare Noneho reka twe twirire uturoshete bibugira. oya nge nita ko rimwe sinarya biri n'ubu Oya cyarya papa. Kandi turaguhamagara ngo uze dusangire nk'abagabo. wowe uboneka Nta kivuno mu Uvuye papa sava gerageza ugerageza. Umwanya wo kugira. muri kubimata ugira ngo igifu cyafatanye byarizinze sha oya usibye n'igifu amara umva nk'abagabo urumva hari ibyo dukora byose buri wese avana igitekerezo hano uyu mugabo tugomba kumukura mu rugo bakajya kubana akiva mu rugo ntabwo ibyo ukwisondeka ngeze akajya kurira umva rero uretse utarajya kure buriya umugore buriya ni wakishe. nibagiye kuba akajomborozo None hasi. aka ngaka niko bita akajomborozo Ntacyo shyira mu gufaranga. ukenyera akajomborozo arajya ibindi turaguhamagara Turi bukubwire. natwe ufata akaburushete nawe murakoze Nawe cyane nawe rya hungu. murakoze cyane yerinda mwana wa murakoze cyane genda nyine Nyumve nabi. Munyumve nabi. Ariko buriya njyewe ndi wowe. Wakagombye kumufata ukamwicarira. Ukamuzirika umukandara amaguru n'amaboko. Ugafata amaguru ukayacomeka muri shezi. Ugakandagira oya reka mbakomereze inkuru nuko urumva ko n'ibikuta by'ubu byumva urumva nuko rero ramazani nuko ubwo urumva ko mata payiti je m'appelle Ararikokereje. je m'appelle ararikokereje kumata fata sikubizi waciye imbyaro ibyo bintu urabizana ngo bigende bite Yego. uri kunyumva urankurikiye Ndakumva.
ati njyewe uyu nguyu niwe wazaza hanjye niwe nyina y'abana. Umukecuru amenya ikirahure cy'urugi, abantu baba barahuruye. arimo komeza umbwira ari kubasuhuza ngo aze kubasuhuza nibura agira atya kandi arimo ariko se byateye twumvise ikirahure ngo po barakimenya abantu bavugije induru ururahura runini ruturika nk'isasu, ruraturika. abantu barahuruye. nibwo njye nahajya habanje Simoni ibintu yose turayamaze numva yego ati se ejo ni nkuko numva degere ejo ni nko kwenda ati mama uri kumwe n'ibintu muboze bakabaye abozukuruza bawe bigenze bite? ungana na Nyiragitare rumva uramenye utagira ungana nawe naringeze ko ati njyewe nirerera umuntu narangije ashaka kunca inyuma njye namumena n'umutwe none ibatwikiraho ati nayibatwikiraho nawe yashengeye godi uri kubyumva cyo ibyo wowe nuko nanjye mbarageze nkagera atangira kuvuga ati abagabo mwe kwibiganiro biba birebire mbakaraga kandi muvuge make badizirije murati by'amacupa shana gutaha ati njyewe nanamuhamba bamureba kayibaze Simoni ati koko abuzukuruza bawe ndahamba byaye uri gushega Nyamusore nawe ntajya ariramo kabiri wahakane ko atabikoze ahita abyemera ahita abyemera atari ko njyewe byari ibintu byo kukwaranja ngo usaze neza nta ruhagimana urashaka kungumana urumva ari abantu bagashize ati urashaka kungumana yego ngo nzapfe nabyaye ubu nsazire muri rubagimana njye nkuvaho mpita njya kudururuza busazi cyangwa bubata yewe ati noneho ndambiye imyaka 65 kahambirwa induru ziravuze mageze Nyamukecuru ati muceceke kari akagira amagambo Simoni ati ntago baceceka urumva yego Simoni aranamba ati nasoni wagakecuru wowe usa ururugo uvuga ngo ni umuntu ucumbikiye ugira ute ati jamete kumbe n'umutungo w'urugo ati papa sava byumve ati wagiye ujarajara muri ba miri solution ukareba ba pasi abantu mungana wowe ureba abantu mungana amubwira na kagasaza gasukuma kepfira akafite ihene yavuye akabona neza nka nyamato urakabona rega amambere Simoni yigeze kuvuga ati se umuntu sinumva ari umuntu tungana wamuzanya akaba mu rugo ko ari hano akaba mu rugo abana namwe mwabyara urumva ariko rero wa mukecuru we sinkubeshye pe nubwo uri kwigira umujene ukavuga uti ndi ni akwa ariko rero urananiranye kabisa ndamubwira urananiranye kabisa igihugu cyaje kuba kwizima se twaranje se aka kantu kadufasha dufashe sibura wari ihene wumve ni nko kuko bimeze twaririye mwababyeyi mwe ikanyereza mama sapa mwari mugiye se ndagiye nze bavugishe ngo ntabwo wambwira se aricyo utambwira abantu nurumva bari bansuye ndabibona bari bikoze mu mufuka baravuga bati papa sava ni umusangirangendo none ubu byari ibyabo nari mvuze nisa ejo aribwo mwagize bagize nanjye nkabwira uri ku cyokezo nawe akabagirira no kuri firigo ngira nti uri kumbwira ngo nguhe amafaranga ukoresha izindi nyama murya kiriho akandi gaturo nk'aka ngaka nk'umugabo mu bagabo aka ni agaturu ka kangahe hari akabiri nanjye kiriho aka gatatu ni ukuvuga ngo hano buri wese ari bugure kugira ngo buri wese yumve ko aguze inyama oya aka kabiri karayo muyo bakoteje nyine navugaga ni nanjye ntibambare nk'imbwa
cyangwa ikinyoni kigurutse kitavuze nanjye mbameneremo nibura bube bwiwe. bateranyije amafaranga baza kugusura nk'umusangirangendo baguza amayoga n'amanyama nawe urashaka kongeramo andi manyama. Karawundi. Nyine akarawundi k'umugabo. Akarawundi k'umugabo. Ibintu bisanzwe ariko ariko ufite amafaranga nizere ko atari njye uri kuyaga. ariko ntari pasava nta kibazo ariko se iyo bavuga ngo ntari we digidi nagira ngo umugabo muzima umaze umwaka wose udakora uratinyuka amafaranga ntunukire uyu mugoroba mba ngiye ngo nyaguhereze ugura amanyama nyaguhugura amanyama nta kazi ugira n'inyama mwahiritse inkoko erega nabibonye hariya manuda ari kotsa ako pasava nta bwenge ugira mu mutwe wawe nta bwenge ugira babwire badushyirire hakani niba ariko nta cy'amafaranga yafite sinumva ufite amafaranga ayanyatse se utari uyafite ko mutabanje gukora iyo nama mbere yo kugira ngo ayanyake pasite urabizi njye nawe ntabwo tujya duhuza urabizi rwose wihangane wicecekere mba ndi kurwana n'iby'urugo rwanjye uranyumva niko se muzehe wowe musangirangendo banza ari wowe mfura mu basangirangendo cyane rwose wowe watanze amafaranga angahe utanga amafaranga 2,000 kugira ngo ndebe umuvandimwe wanjye ahari watanze 2,500 Ako 2,500 by'umupuranto ntacyo atakoze kaje woweho n'ubundi ni amahane hanyuma wowe se winda wowe watanze angahe wakubashye n'abantu winda Ramaza gusubiza ikibazo nkubajije birakunaniye wese nduwine ndakubaza gusubiza ikibazo nkubajije birakunaniye uyoboye izina ryanjye Ramazani watanze amafaranga angahe mbese urabona njye nabura icyo ntanga ku muvandimwe njye nta 30 nashyize hano kugira ngo kumurirwa muvuga amafaranga mwatanze ni raporo mu muha wenda yagize ngo twaje kuza kutunyuza oya njyewe ntabwo ndarahagana no kugira tutunyuzamo ijisho Pastor nagira ngo nkwibutse ko ubutaka uri kuvugira hari ubwanjye nanjye afite iwanjye taha ndajyayo ubundi kigara taha ugabanya amagambo ariko mugerageze namwe kumanura amajwi nta mpamvu yo kugira ngo tubwirane nabi Yes, undi kuki bibaye gutongana. Raporo bari bumpe. Hanyuma si insoresore ntajya amenye yitaha niva niyerekera. Wowe watanze angahe? Musafa ariko rero mbere yo kuvuga subiza ikibazo nkubajije gabanya amagambo. Aha twagiye twese buri umwe agira uko yikoramo niyo mpamvu ubonye ingo. Ntabwo ari papa Safa ntabwo twayiririye ubuntu twayishyuye. Ibyo mwavuze nabyumvise ntabwo murimo kubinsubiriramo. Ibyo bikubwiye nk'umugore we kugira ngo nawe agire icyo akora. Kubinsubiriramo. Nakubajije ngo watanze angahe? Gusuzugura abantu kandi bikozemo nabo baguze. Ikibazo ndi kubaza ngo mbwira naguze ayo natanze se ngo tugure. Twavuganye nk'abagabo dutanga amafaranga hano niyo mpamvu ubona twariye twananyweye. Ibyo bikubwiye nk'umugabo wawe ese ninde wagarariye no cyakora hano oya wizane ibyo wagarariye nta kibazo cyakagombye kuba ikintu yarakubwiye ikintu yarakubwiye niba utacyumva kimwe nawe biroroshye rwose hano ni iwawe ariko aka kabari turimo ntabwo twebwe turimo kwikopesha ariko wenda wowe ni we twaganira ukabyumva sibyo nguteze yombi ni gute umuntu w'umugabo utagira akazi nta sabuna haha muri uru rugo nta mazi yishyura muri uru rugo nta kintu na kimwe cyera kirabura akora muri uru rugo amafaranga yose akoreshwa ahangaha ni njye wava ku mufuka yarangiza ntiwangishije inama ngo haraza abashyitsi ibyo bintu ntabyo yigeze unganirizaho ibintu twaje atabizira so umugabo se mu rugo mu gitondo yabyutse arambwira ngo hano haraza abaga ngo abasangira ngendo ese ubundi rakambabaza ikibazo kandi twe tuje kwigurira rega ntabwo tuje kubasura ngo muteke mutwakire hano ni mu kabari tumusanze mu kabari kuba tuje ko twiguriye bakateza imbere icyokezo nanjye nkana ari nkubwiye ni akarawundi kamwe yangaga guhagura ubwenge bw'abagabo 1 2 3 4 5 umugore yaragoye ubwenge bw'abagabo 8 mwese nakubaze ubwenge bw'abagabo 8 mwese muhuriza ku gitekerezo cy'umwe cyo kuza mukagura inkoko n'amanyama n'ibiki byose n'ibitoki n'amafanta n'amayoga mukicara mukarya hanyuma se niba bagukunze cyane ari urukundo bagufitiye kuki batigeze bazana ingurube ngo bayizana ari nzima cyangwa bazane wenda ingurube ntigura nk'ibihumbi 100 intoya cyangwa bakugurire nk'ihene
cyangwa muri ayo mafaranga mwateranyije nta mushinga wava muretse kuza kwicara mwese wagira ngo mu ngo zanyu ntimurya. aka kabari ni akandi mu ngo zanyu ntabwo murya. aka kabari ni akandi sinakubwiye nimero ya telefone tukohereza amafaranga twishyura n'iyandi. sinanabivuze bavuga se tukamuhamagara tukiyicarira hano ukazana igitekerezo ati reka n'ubundi nayo tumuteze imbere. ntabwo twagize nabi rwose kuba twari ni ukuri mwagize neza kuzana amafaranga yo kugira ngo umuntu yamuhagire ikintu kizima atekereza kwikoreramo. ubu si yazana ihene ahangaha ntabwo aje yari kuzabonamo abakiriya ariko muraje amafaranga muyahiritse ahangaha mwese muratashye ngo ubwo ese kubivuga nk'aho atari kujya kuri nimero yawe ukanabivuga nk'aho twebwe atari ayacu turi kuri ntabwo mwagombaga kuyarya niba mwarimu umukunzi yari kuyacuruza. kumusura twakoze kama masava ngewe nkora nahembwaga amafaranga ngaho. wahembwaga amafaranga 400. Nyorohera nubwo umbwira ngo nge ntiduhuza murabizi yuko amagambo yawe uri hejuru ntavuze. bagenzi banje nibo banzireka nkubaza umbabarira untega amatwi ndakubashyura umudamu wa mugenzi wacu uri iwawe twese turabizi ibyo si ibyo subiramo ariko papa Sava niba tuje kumureba nk'umuntu utagikora mugenzi wacu twakoranye dusangira inshuti yakadasohoka ubu hari icya twakoze nyorohera nongere wenda nkubwirire rimwe gusubiza aho ngaho utaraha sibyo ni umugabo mwiza wagize abashyitsi ntiyanambwira nibura ngo nze nibura mfate nanjye akaguru k'inkoko cyangwa wenda anteke reka turi mu kabari. ninde wundi wazanye n'umugore we hano ninde wazanye ninde wundi wazanye n'umugore we hano mubonye abagore babiri we wibuze uretse kwigiza hana twese ko tuzi kureba ukuri kutubwira kabiri kangaye wazaga wisanga ugasuza tugasanya uretse ko ntazi ibyagufasha ariko reka mvuge ibyanjye mbirangize. umugabo wawe mumaranye imyaka ingahe mushakanye? imyaka 20. amaze imyaka ingahe adakora? umwaka wose. umwaka niwe ushize adakora? umwaka wose nta n'igihumbi yinjiza muri uru rugo. yakoze imyaka 19. yego ndagukurikiye. mu mafaranga yahembwaga niba atari ibanga ry'urugo kuvuze ko yahembwaga 400 mwayakoreshaga mute? waba ubiziho hari icyo yakwimye niba atari ibanga? ndumva ushaka kwinjira cyane bivuge ko aya mafaranga yaryaga wenyine niba wumva ushaka kwinjira reka tukuvuna amaguru niba papa Sava yari amafaranga wenyine oya nanone mwishaka kugira ngo tuvugire papa Sava gusa. oya reka tumwumve yakivugira amagambo ibyo namubaza tubwire rwose wari amafaranga wenyine iterambere bagezeho yose yabarakoraga twese n'udukora rwose hari icyo nshaka kugira kitari urwango sibyo kitari urwango pe muri ibyo 400 nibura yakugeraga mu ntoki mukayabarana muri kumwe ntacyo agukinze. yahembwaga 400 akanzanira 100 akambwira ngo wiyiteho. mu 100 naguragamo umwenda nkeneye cyangwa urukweto nkagura amavuta abagore bajya mu mihango naguraga nako taxi sinashakaga kumwaka amafaranga yo gutwerera naratwereraga kuko nabaganya afite 300 yabagara yo guhaha kwishyurira abana ishuri ibintu nk'ibyo ngibyo. none se icyo gihe yigeze ashyiraho inyuro mu byo gukora? aha mumbariza ko ubundi ako niko hanyuma se hari inyuro wigeze mva njye nyurira umugabo wanjye erega ubwo ndumva usha no kunsenya wari utaravuga nuko vuga yaratarakubwira nta kintu ngo yakubwiye niko wigeze wumva njyewe nyurira umugabo wanjye njyewe mu 100 yigeze nkubwira ninkorera urutonde rw'ibyo waguzemo nigeze nkubwira ni kwayo wapfushije ubusa. tukiraho wenda kugira ngo nkomeze ubu ngubu ko ari wowe ufite akazi tubibona twese tubizi urahembwa amafaranga ngahe niba atari ibanga reka twese imishahara yacu ibiri ku karubandizwa kandi turi abavandimwe bagenda. ntembwe 5 ndumva wigize kontabure w'uru rugo ntembwe 5 komeza akayabo k'irgitano. none se ubu koko gusebereza umugabo wawe imbere y'abandi kubera 5 ukorera kubera ibihumbi 400 mwarabisangiye mu myaka 19 umwaka umwe amaze mu 5 kandi rero burya nta n'uvumira itararenga
aracyafite imbaraga hahagaze yarakinyambuye ntabwo ari njyewe ugikora ibintu bya kontabiri hahagaze akazi na firigo nta kintu nyireba n'amarogi hahagaze akazi ariko ubwenge n'imbaraga aracyabifite ariko ndi kumva uri kurega hano ntabwo nkurega ariko mama Sava twasezeranye iki twasezeranye nawe twasezeranye ivangamutungo risesuye mfite uburenganzira bwo kugenzura iby'iwanjye mu rugo harya ubwira isesuye niryo ryo kuvanga byose reka givuga ngo by'iwanyu ariko ndagira ngo mbibutse niba mwarasezeranye ibyo bintu urumva ukaba waducunaguzaga ngo aha ni iwawe ni iwawe ukagira ngo umugabo wawe ntabwo muhasangiye naho ngaho nicyo nashakaga kugira ngo nkwibutse kuvuga ngo aha ngo ni iwanjye ubwira uwo ari we iyo uvuga ngo aha ni iwacu nkwibutse aha ni iwanjye akaraba sibyo aha ni iwanjye niba ufite n'agahinda aha ni iwanjye ejo bundi mukapiga nzenze yari amukubiteje amubwira ati ndi muri senkani purusa we ndi muri senkani purusa ikintu cya senkani purusa nawe senkani reka mbabwire ubwo ibyo byose uvuga mwarasezeranye ivangamutungo mbese umutungo wose mufite itegeko ryarasohotse urumva wigira gutya ukikaraga ukahita iwawe ukagira ngo si umugabo itegeko rirahari buriya mwikomeje kujya muzamuka uyu mugabo ukagumya umutoteza bikagera kure itegeko rirahari ribaza icyo umuntu yazanye n'icyo yinjije muzajye kureba muyatsitsa gatoya mbese njye ntabwo mfite abantu bamvuganira mutsitsaho gato none se amaze amezi atatu amaze amezi atatu akora urumva njye simaze imyaka 19 se nkora ariwe wari yansanganye ibikorwa se sinakoye se nayo winjije ahubwo ntayo ninjije se iyo myaka ntiyakora ariko nigeze mugaya se ni wowe ntacyo winjiza wirirwa mu rugo nigeze mugaruka ku kantu ka senkani purusa nabivuze ka mukabiga senkani purusa ariko ibigeze aho ngaha akabona ntagikora agatangira kuvuga ati wowe aha ni iwanjye yego akakwigaranzura we wamaze kuburizwamo iyo avuze ngo ni iwanjye byitwa ko yatafiteho uruhare ntafite uruhare noneho inshuti abavandimwe nitujya muri divorce bazaze bavuge bati papa Sava yari ikinebwe gishingiye aho ngaho mama Sava niwe wasabye anakwa papa Sava imiryango izibyemeza bamuhereze ngende bazamuhereze ngende bazamuhereze ngende itegeko ko nzi ko yaze yakubwiye iki itegeko barivuze none se ubwo ngo bigenda gute nyine ntabwo rega nyine ibyo ne mureke no kubyita tuzafata umwanya tunarisura tutanajyaho tukajya kuvuguruza amategeko ariko ni gute umuntu tubanye imyaka 20 nakoze 19 simucunaguze simutuke simusebye simwime akambara neza ko atambaye inshokero cyangwa ibiraka mu kabuno bigera njyewe akazi gahagaze atari nanjye ubiteye kubera ko proje ihagaze akanyaka icyokezo akanyaka rogi akanyaka firigo akambuza kongera gukora kontabilite none akaba adashaka ko n'abantu bansura erega iki ni ikimenyi unose ntamubwiye nk'abandi bagabo batingira kandi karawundi ntabwo mubibonye nta jambo kigira papa Sava ngaho nimumbwira karawundi bakabashyiriraho mbwire mano hejuru yo kuducunaguza yumvishe itegeko gushinga biragabanuka bitagabanuka inshuti yanjye waretse tukabana neza nyine nk'ababyiyemeje aho guterana hejuru kubera ikibazo cyaje ubundi nagushatse tutavugana ngo mu byiza n'ibibi tuzagire dute tuzaba turi kumwe dutandukanywe n'iki n'urupfu aba bagabo ni impfu ziri aha ngaha so wari wambwiye se ngo uranshaka ngaho ngwino tuvugane ngwino tuvugane nawe gukoba ngaho ngwino tuvugane higa papa Sava